Green Card Rotary aya ni amahirwe atangwa rimwe mu mwaka ku munyarwanda wese cyangwa n'undi muntu uherereye mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko ndabikubwira cyane cyane abanyarwanda kuko ari bafite amahirwe menshi yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari benshi kurusha ibindi bihugu byose hano ku isi. Ibi ndabikubwira nyuma yuko President Donald Trump amaze kuvuga yuko mu baperezida azi muri Afrika kandi akunda yemera ari President Paul Kagame rudasumbwa umusaza wacu aba waratugereyeyo kugira ngo natwe tubone amahirwe yo kwishakishiriza imibereho mu bindi bihugu byateye imbere, natwe tugatangira tugafata ku madolari. Rero mu gihugu cy'u Rwanda abanyarwanda bafite amahirwe menshi mu bihugu byose bizaprayinga green card mu kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero green card ushobora kuba utari kumva ibyo ari byo, ariko ibi nje kubikubwira kugira ngo bisobanukirwe utangire ubyaze aya mahirwe umusaruro, kuko green card nicyo cyangombwa gituma uhabwa icyitwa permanent resident. Ni uruhushya rwa burundu rukwemera kuba umuturage wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Waprayinze green card ejo bundi bazafungura link. Icyo ngusaba rero ni ukubana nanjye kuri YouTube channel yitwa Ikizamini TV kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mwere ku buryo ki wakwaprayinga green card nawe ubyaza amahirwe yawe umusaruro, ujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukorere amafaranga uze utunge abanyarwanda ndetse n'umuryango wawe. Ibi ni ibintu byoroshye cyane kandi nje kugusobanurira muri iyi video iraza kurangira usobanukiwe akantu ku kandi step by step y'ibintu tuzasabwa mu kwaprayinga green card kugira ngo utangire ubutegure hakiri kare. Tuzabane muri iyo video byose ubifite, tujyane step by step. Kuba tubana rero kuri ndaza gupininga WhatsApp group cyangwa shyireho nimero za WhatsApp kugira ngo nuzagira ikibazo ujye utubaza kukeshyanye na green card. Rero green card bigenda bite? Nurushya cyangwa nurushya rw'ubuntu cyangwa ni visa cyangwa passport y'ubuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika itanga rimwe mu mwaka kugira ngo umuntu ayaprayinge abashe kujya yakorerayo imirimo yiwe igiye itandukanye. Urugero gashobora kuba ari akazi, ashobora kuba ari amashuri cyangwa uburyo bwo kwishakira imibereho biri aho ngaho, ukavuga ati reka njye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbashe kumenya ibyo ari byo, hanyuma ugahabwa urushya rwa burundu ukabibera muri Amerika. Washaka ukazajya uza kudusura nta kibazo. Iyo green card ndabikubwira rero kuko ubu ngubu nicyo kintu cyoroshye, nawe ayo mahirwe wayabyaza umusaruro. Ukuntu bigenda rero green card, hari ibyangombwa ukenera ku munyarwanda wese, waba warize waba utarize biroroshye cyane, kuko ibintu by'ingenzi usabwa ko warangije amashuri yisumbuye sogonderi, cyangwa ukaba utarayarangije yego nibyo, ariko ukaba ufite akazi byibuze ufite experience, cyangwa ukaba wabona icyangombwa cy'akazi ukora ukavuga yuko ibikorwa byawe ugiye kubyimura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma ugatangira ugakoresha ubumenyi bwawe n'ubwenge bwawe, kuko muri Amerika ni ahantu haba amafaranga papa, naba amafaranga cyane. Rero kwenda kuba ku muntu ushobora gufata nka miliyoni wenda nk'eshatu akajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo ni amadolari 2500. Ndakubwiza ukuri yuko mu kwezi kumwe ayo mafaranga umaze kuyagaruza. Rero niba nawe ushaka kwagura ibikorwa byawe ukaba wajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kujya gukora ibintu bigiye bitandukanye, cyangwa ukaba wajya kwiga, niba warabonye kaminuza yo ukaba ugiye kwiga, biroroshye cyane kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukoresheje icyitwa Green Card Rotary cyangwa Diversity Visa Program. Hanyuma rero ikintu ugomba gusabwa, niba warafunzwe hoho ukaba warakatiwe n'inkiko, ntago byashoboka yuko wajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byagorana ugendeye kuri iyi visa, kuko hari ibyangombwa ugomba kuba wicaranye kugira ngo waprayinge green card. Niba uri umunyeshuri, niba uri umuntu ushaka kuzajya muri Amerika, menya yuko mu gihe riki bateganya kuyifungura, ngwino ubane nanjye muri iyi video kugira ngo nze kukwereka uburyo ki green card biba bimeze intambwe ku ntambwe, step by step, kuko Green Card Rotary izatangira ariko izafunguka nko mu kwezi kwa 10 ku itariki ya 5, hagati ya 2 na 5, ko nzabibereka hano ku muntu ubu uri hano abari update. Rero kanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel yacu, kandi ufungura inzogera kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro byacu bikugeraho kugiye kandi bituma ubasha gukabya inzozi zawe. Rero byari inzozi bigahinduka impamo ukoresheje cyitwa Green Card nje kukubwira muri iyi video.
muri iki gice cya mbere cy'iyi video rero, kuko iyi green card izagira ibice byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo tubashe kwereka buri muntu wese amahirwe afite yo kubyaza umusaruro. Wivuga rero ngo mu Rwanda akazi karabuze, yego karabuze, ariko watembera ukajya no hanze ukajya gukorera ibikorwa byawe. Waba enda ikintu nakubwira, niba ufite nk'ikitwa kategori, biroroshye cyane muri Amerika, ni ibintu byoroshye, imibereho yaho iroroshye kuko babasha kuba bagutunga mu gihe utarishakisha. Hanyuma ibintu uba ugomba kuba usabwa nibyo ngiye kukumanukura. Hanyuma niba ufite ikaramu ukaba ufite ahantu wandika, tangira utegure ikaramu kugira ngo tujyane n'icyangombwa cya mbere uzakenera kugira ngo applying green card kugeza ubonye green card. Rero icyangombwa, niba wafashe ahantu wandika ikaramu kandi video niza kugucikaho gato uze gusubiza inyuma, biremewe nta kibazo, kugira ngo utaza gucikwa n'amahirwe atuma wajya kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukoresha icyitwa green card cyangwa kujya gukorerayo n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Hanyuma rero ikintu ukenera nimero y'irangamuntu, irangamuntu y'umunyarwanda ukaba ufite passport, warangiza ukaba ufite nimero ya telefone, ukaba uzi neza aho uvuka. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Ukaba ufite ifoto ya passport 600 kuri 600 pixel GPG. Iyo ubwo ni ifoto imeze uko nguko bahita bashyiramo muri green card. Hanyuma ugatangira iyo foto ukaba uyifite. Byaba byiza wenda ufite nk'amafoto nk'abiri, ukaba ufite irangamuntu uyifite aho ku ruhande. Hanyuma hari utundi twangombwa tuza igihe wamaze kwapplyinga green card, bagoye cyitwa confirmation number. Confirmation number rero yibonye ujya gukorera interview hariya Kacyiru kuri headquarter ya USA kugira ngo ubashe gukora aka interview. Bakubaza ati, kuko hari ibibazo babaza muri interview ku bantu babonye green card cy'abantu bemereye yuko bahawe green card, kuko mu yindi video tuzajya tubisobanura step by step. Rero ubwo reka tuze dutange introduction ya green card. Green card nakeka kugeza kuri uyu munota nta muntu utarasonkerwa, kuko green card ni icyangombwa kikwemera kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwa burundu, kuko iyo hageze baguye cyitwa permit residence ya permission residence. Ni icyangombwa kikwemera kuba umuturage waho, nta muntu wagutunga agatoki, uba uri nk'umuturage waho nta kibazo. Urahagera ukabona insurance urayibona, akazi ukakabona, kuko iyo ugeze wenda mu buryo bw'akazi uragenda bagahita baguha icyitwa working permission. Working permission iyo uyibonye uba wajya mu kazi, ariko ukihagera uba ugomba byibuze kwaka icyitwa insurance, ubwishingizi, kugira ngo nuzagira ikibazo ujye wivuza. Kuko utagize ngo wenda insurance uba aricyo kintu banza ukagira nk'akabazo muri Amerika, wivuza 100% kandi ukoresheje amafaranga y'umushahara uhembwa. Urumva ni ibintu bibabaje cyane, kuko ikintu ugomba gukora ni step by step. Ko kwantu tuzabana kuri iyi channel yitwa Ikizamini TV tuzajya tubisobanura. Icy'ingenzi ni uko ugomba kuba warakanze subscribe. Hanyuma rero niba ushaka kwa applyinga green card, ubwo benshi tuzabafasha, ariko nzabereka uburyo ki wabyikorera nawe aho uri hose hano ku isi udukurikirana ku Kizamini. Hanyuma iyi Rotary green card ni cyuma kirikaraga neza, yakugwa bagahita bati runaka wowe uherereye aha ngaha wadaye ibyangombwa ibi ngibi, ubonye confirmation. Kuko wuzuzamo email, ukuzuzamo nimero y'irangamuntu, nimero ya telefoni, ukuzuzamo igihugu cyo n'u Rwanda, kuko abanyarwanda twe dufite amahirwe menshi tujye twirata, kuko n'ubusanzwe hano muri East Africa abanyarwanda nibo bagenda ari benshi cyane berekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagendeye kuri green card. Ibindi bihugu nk'u Burundi, Tanzania n'ibindi biba ari bike cyane, naho hano bahuriye n'u Rwanda, kuko abanyarwanda tuba dufite amahirwe menshi, kuko ikintu batuziho nk'abanyarwanda bazi yuko ahantu hose tugeze twishakamo ibisubizo kandi tukaba twakora akazi tukabibyaza umusaruro. Hanyuma rero niba uri umunyarwanda ukaba wumva ushaka kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa ukaba ufite umwana, ukaba ufite inshuti yawe wumva ifite inzozi zo kuzajya muri Amerika, ubasharinga iyi video kugira ngo nabo bamenye aya makuru ya green card. Kuko iyi channel iyi video ya mbere tuje kubasobanurira uburyo ki ibintu byose bihagaze. Hanyuma ikindi cyangombwa wenda ugomba kuba ufite ni icyangombwa
cy'uko utakatiwe n'inkiko niba igihe wenda bakwemereye bagwa icyitwa confirmation number utegereje kujya gukora interview hari Kacyiru, hanyuma ukafitiye icyitwa attestation de naissance, ubwo ni igifaransa, ubwo ni icyangombwa cy'uko uri umunyarwanda, ni irangamuntu, kuba uri indakemwa mu mico no mu myifatire. Ubwo bihera kwa mudugudu kugera kwa mutwara sibo, bikajya kwa mudugudu, byajya kwa mudugudu bikagera ku kagari uge tujya gufata icyo cyangombwa bitewe n'abantu basinye bakavuga ati uyu muntu ni inyangamugayo, ntago yigeze afungwa, ni ingaragu, kuko usobanura niba uri ingaragu. Ikindi kandi wenda niba ugiye kwiga ibyo wavuze bikaba bihuye n'ibyo wakozeho ukora icyo bita urimo ususha, bikaba ibiri kunuze ibyo wakoze ususha bikaba ari nabyo utanga. Ntago ugomba kubeshya hano kuko barabicekinga, kuko Amerika n'u Rwanda ni ibihugu bikorana hafi cyane. Kuko rero ikintu ugomba gukora we wirinda kubeshya kugira ngo ubashe kuba wabona iyi green card Rotary cyangwa ikizwi Diversity Visa Program. Hanyuma rero ukuntu bigenza ubwo riki yifungutse, ikintu cya mbere ushyiramo irangamuntu, amazina yawe, ukavuga niba family cyangwa family yawe, niba uri ingaragu, niba uri ipfubyi, niba uri umupfakazi, niba uri single, ibyo byose ukagenda ubigaragaza muri icyo cyiciro. Ikindi ukavuga niba wenda ukavuga niba utarakatiwe n'inkiko, ibyo twari twabivuze. Ikindi ni icyangombwa cy'uko uri indakemwa mu mico no mu myifatire, kuko uko waba umeze kose ibyo nta kintu. Ahubwo reka tujye ku ifoto, kuko hari abantu bashyiramo ifoto bakayanga pe, ariko iyo bayemeye bahita batikinga n'akantu k'icyatsi bakavuga yuko ifoto bayemeye. Rero ifoto ukuntu uyifata, ufata telefoni isanzwe hanyuma ugafotora icyitwa pixel 600 kuri 600, ubwo ni kuri kane gatatu gutya, hanyuma ukaba bashyiramo iyi passport yawe ukoresheje telefone. Ntago ari ifoto nyine iyi ngiri hadi, ukoresha telefone. Hanyuma mu buryo bwo kwifotora kugira ngo wapplying kuri green card, ku bakobwa cyane mukunda kwimakiya cyane icyo gihe iyo ugaragaje ibice udafite, wenda nko kuba wenda wisize fondoti, wisize rouge, wateye ingohe, wagize oya, ntago babyemewe. Uko ugomba kugaragara neza uko nguko umeze physically, wisize amavuta yawe ya gikotori ariko nta bindi bintu witeyeho bya makeup. Ikindi hari abantu bajya avuga ati ngo ngaragaye nk'ikirara ngo ntago bama ngo icyitwa green card, urugero nk'abandi baba bashyizo za dread n'indi misatsi nyine, ku buryo abakecuru benshi cyangwa abantu bamubona ati uyu nguyu ni ikirara. Ibyo ngibyo nta kibazo, ahubwo ikintu ugomba gukora ni ukwita ku isura yawe. Hanyuma isura yawe ukayitaho, ni ukirinda ibyo kwitera makeup, fondoti, ngo ukazigira oya. Hanyuma iyo foto umeze neza, wenda ukirinda n'ibintu byitwa effect mu ifoto, ukoresha za snap ndetse no kweditinga cyane. Wajya nyine nko gukora shoot video ukabona uko ugaragara sikumeze, ukabona bakugeza inzobe niba uri igikara, cyangwa ukabona bagushyizeho ibindi bintu bitari ibyawe, icyo gihe wirinda kubyeditinga. Ikiza nuko ahubwo wakoresha telefone isanzwe mu gihe urimo wifotora ushaka applying green card, kuko abantu benshi bikunze kwanga kubera yuko babashije kuba bakwigaragaza uko batari, wenda bakayeditinga ifoto ukabona umuntu, wabona ifoto kwanamureba ukabona nyine harimo icyo yitwa difference ihambaye cyane. Hanyuma rero wirinda gukora iki, kweditinga ifoto cyane, makeup, iminwa gusiga, oya ntago byemewe. Ikindi ukaba ugaragara neza rwose uri smart. Ariko ikintu nge nakubwira ku bantu twagiye dukomeza tubana hano kuri iyi channel, ikintu ugomba gukora wirinda kweditinga cyane iyi green card, kuko ugomba gutanga amakuru yawe ya nyayo uko umeze step by step. Hanyuma iyo urangije link tuzaguhereza, urayifata ugahita link tuzayibahereza nyine nibayifungura, kuko ni muri Amerika bayifungura, nyuma bagahita bayiduhereza natwe teta twapplyinga tugashyiramo umwirondoro, igihugu na background yose n'ibintu byose bazakenera bakabishyiramo. Hanyuma rero iyo green card ukuntu bigenda, wowe udukurikirana kuri iyi channel, iyo green card
iyo wenda amaze kugwa icyitwa confirmation number bamaze kukwemerera iyo green card, bafata nk'amezi nkangahe ukaba wajya gukora ikizamini cya interview Kacyiru, kuko ikizamini cya interview nta birenze ni tubazo tw'amafuti ngo kubera icyo ushaka kujya muri Amerika, ngese iyo bavuga Amerika ngo yumvute nutwo tubazo tw'amafuti ababaza, utumva ko ari ibintu bihambaye uvuga ngo nta cyongereza ngo gihambaye nzi, oya nabyo icyongereza bikenewe, ahubwo ni ukuvuga ngo njyewe ndashaka kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ibi ngibi, hanyuma ugahita usobanura ati ubushobozi ufite bwo kuba wabasha gusavayivinga muri Amerika nko kuhaba igihe kirambye ukaba wavuga ati njyewe naba muri Amerika kuko mfite ubushobozi, wenda nzi urugero nzi gutwara imodoka cyangwa ndi umuntu ukunda ibintu bijyanye n'amasuku, naba ngiye gukora y'amasuku mbonye akazi, ibyo ari byo byose muri Amerika ntago akazi kajya kabura rwose, ntago kajya kabura, ariko nyine na hano mu Rwanda tugashatse akazi ntago twakabura, ariko muri Amerika akazi ntago kajya kabura, akandi akariko kose ndakubwiza ukuri yuko tike wenda watanze ugenda muri Amerika urayibona. Hari abantu rero bibeshya bakavuga yuko green card ubeta bahereza na tike ibajyana muri Amerika, oya ibyo ngibyo byo nta n'ukwibeshya cyane, kuko muri Amerika ukuntu biba bimeze uritegera, ikintu baba bagomba gukorera ni ukukwemera iyo green card, hanyuma ukitegera, kuko byibuze ugomba kuba ufite wenda nk'amadolari nk'ibihumbi 2,500, kuko uvuga ati wenda nimbona byanze ndatega nongere ngaruke, 2,500 ubwo ni nka miliyoni 3,100 hafi aho ngaho, kuko wenda ugezeyo ukabona ntago bikunda uragaruka, ariko birakunda, kuko iyo bagwaye green card ukitegera wenda ku gihe cyagenwe, hari ahantu babajyana bakabatunga nk'ibyumweru bingahe babashakira ibyangombwa, ubwo ni insurance, ubwishingizi na work permission cyangwa cyangombwa cyo kuba watangira gukorera muri Amerika. Hanyuma iyo ibyo byose ugeye ubyuzuza neza cyane bamaze kubibashakira, kuko iyo mugezeyo bahita babajyana muvuye kuri airport, muhita mugenda ahantu bakabacumbikira mwese aho mwaturutse mu mande zose z'igihugu, urumva mumeze nyine nk'abari muri boarding school, ntago bamwemerewe gusohoka ngo mujye kureba hanze uko bimeze. Hanyuma rero iyo muhageze amaze kubashakira ibyo byangombwa byose, ubwo mwirwa mukina utuntu nyine kugira ngo iyo minsi cyangwa masaha y'10 iyo birangiye bamaze kubaha ibyangombwa niko abahereza ati tangira rero ugende ushakishe ubuzima n'imiberano muri Amerika. Hanyuma rero green card biragoye kwa wajya muri Amerika ariko udafite umuntu byibuze umuntu urenze umwe uzakwakira ku kibuga cy'indege, kuko iyo ukora interview cyangwa applying green card ugaragaza byibuze umuntu muziranye muri Amerika, ku buryo wagira ikibazo bakaba ari we wabakubaza ati se wa muntu aherereye he. Muri Amerika ugomba kuba byibuze ufitemo nk'umuntu umwe cyangwa babiri, byaba byiza akaba ari 5, ku buryo yagize ubura, kuko ku kibuga cy'indege ntago uba ugomba kuhikura, wa muntu washyizeho niwe uza akagufata, ko bareba nyine muri system ko bati wowe uje kumutora ninde, urugero wenda ni nka Henderson Nova, ati ni njyewe, bareba bagahita babona ati okay ni wowe, two turabona ari Henderson wenda n'urugero, mugahita mugenda rero. Hanyuma iyo mugiye ahita kujyana kuri icyo kigo mugomba kugenda akabanza akashakira ibyangombwa, hanyuma niyo musohotse muri icyo kigo wa muntu watanze ni waza akagufata akabajya kukumenyereza mu buzima nyine busanzwe bwa buri munsi, kugira ngo atangire akumenyereze igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma ugatangira ugakora, kuko imibereho yaho ukuntu bigenda byibuze ubugomba nko kodesha akamodoka ku imodoka zaho ni ibintu byoroshye cyane, birahendutse, kuko ushaka kujya muri company y'imodoka bati iyi modoka yanyu nzayishyura nyuma y'imyaka 10, baremera ntacyo, ko imodoka zaho ni nk'iki sana mu Rwanda, ni nk'amagare, amagare nawe yarabuze, kuko imodoka ni ikintu cyoroshye cyane kukibona, ahubwo no mu Rwanda zahagera zihendutse, ahubwo nuko nyine imisoro n'iki byose bigenda byiyongera. Hanyuma rero iyo green card iyo uyibonye wamaze gutanga abo bantu byibuze babiri bazakwakira ku kibuga cy'indege, icyo gihe iyo igihe kigeze uragenda ugatega ukitegera ako kantu, ukamenye ko hari abibwa yuko green card bagomba kubategera.
Rero niba uri umunyeshuri ukaba ushaka kujya kwiga muri Amerika, menya uko nguko ibintu bimeze, utangire ubitegure hakiri kare. Urumva yuko atari ibintu bigoye cyane, kuko mu zindi video nzagenda mbereka byibuze buri cyangombwa gikenerwa kugira ngo ubashe kwa applyinga green card ikwemera kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero ikindi kintu cyoroshye cyane, green card buriya green card birenze no kuba yaba indangamuntu hano mu Rwanda. Ko hano mu Rwanda indangamuntu ntabwo babura kutagufata ati we uri muntu, kuko iyo werekanye green card ufite kitwa permanent residence, bahita nyine ni nkaho uri umuturage waho, batangira nyine kugufata nk'umuntu waho tu. Kaba ni wawe ufite uruhu nyine rutandukanye nk'uru rw'Abanyafrika, ariko urahaba nta kibazo, nta nkomyi, umutekano ari wose. Ariko ku muntu ufite imibare mizima yagiye muri Amerika arakira agatunga n'umuryango wiwe. Ariko nyine iyo ugiye muri bya bindi by'abiki gihe nyine birakugora cyane kuba wasurvivinga muri Amerika, ku dufaranga ubonye baradutwara. Haba ari abakobwa b'Abanyarwanda, abazungu, ugomba rero kwitonda. Waba ugiye kwigayo cyangwa waba ugiye gukorerayo cyangwa waba ugiye mu butembere, ibyo byose ugomba kubimenya. Rero tangira wa applying green card, kuko mu zindi video ziyatubere ku buryo ki green card bayapplying. Rero ikintu numva reka muri iki gice byivuze iyi video tuyigereza ahangaha, ahubwo mu yindi video tuze tureba buri cyangombwa cyose step by step y'ukuntu wa applying green card, hanyuma tuzagende tubasobanurira buri kantu ku kandi mu kubona icyitwa green card ikujyana muri Amerika cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyarwanda rero dufite amahirwe menshi, ubwo ni nyuma yuko Perezida Paul Kagame rwose ari we muntu uzwi nk'umuperezida kandi utuma abaturage babasha kuba batera imbere, ubashakira iterambere rya buri munsi. Jyanga umusaza wacu ahari hose tumukura ingofero, aba yadukoreye umuti. Green card tukazibona turi benshi mu Rwanda, mu gihe abandi baba barira ati twebwe hagenda 10, mu gihe tweta tuvuga ngo ni ibihumbi 95 birenga. Rero ngiye mwabanye muri video ni Christ Mutabazi. Rero niba ukeneye kuzajya umenya aya makuru arebana n'abanyeshuri, amakuru arebana nawe mu buryo bw'imikorere, akazi ndetse n'ibindi byinshi bye bitandukanye ku makuru akugeraho ku gihe, kanda subscribe aho hasi, ukande like, usharing iyi video byibuze abantu muziranye kugira ngo nabo babyaze amahirwe iyi green card. Kuko ku bantu rero mushaka tuzabana muri green card, ukaba ushaka kuduhamagara kugira ngo tugufashe kuyapplyinga, uzaduhamagara kuri 0729198324, tuzagenda tugufasha step by step. Rero reka tuze tugaruka n'andi makuru agiye atandukanye, ariko green card nicyo kintu duhereyeho kugira ngo ubashe kugisobanukirwa uhereye hasi mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ndagukunda cyane niba twabanye kugeza kuri uyu munota. Reka tuze gura mu kanya turi ibindi bintu bikenerwa mu kwa applyinga green card lottery, kuko iyi ni amahirwe adasanzwe utapfa kubona hano ku isi, kuko ni amahirwe aza rimwe mu buzima. Rero byaza umusaruro iyi green card lottery. Niba uri umunyeshuri wihendwa, kuko green card bigufashamo. Niba ushaka kujya gukorera ibikorwa byawe muri Amerika biroroshye, niba ushaka kujya gushaka y'akazi nabyo biroroshye, kuko Amerika mu minsi mikeya iragutunga, ne wabona akazi ukitunga kandi bahemba neza cyane. Nimuze rero hano muri Amerika tubafashe, ibintu biroroshye cyane. Green card ni y'ubwenge. Bye bye. Reka rero tuze gura mu kanya tureba n'izindi video zigiye zitandukanye. Ndabakunda cyane. Nje ni Christ Mutabazi, umuntu bagezaho amakuru yizewe kandi ku gihe. Bye bye. Reka tuze gura mu kanya. Green card yo nuyitesha agaciro ya applying kandi umenye ukuntu ikorwa. Bye bye.